Hi guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza wowe wihebeye kandi ukunda umuziki nyarwanda muri rusange. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku muhanzi w'umunyarwanda uri gukora ubutitsa umunsi kundi ukomeze kuzamura idarapo ry'umuziki w'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Amazina ye yitwa Itahiwacu Brice, yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melody. Kuri uyu munsi ku ruhando nyafurika navuga ko ari umwe mu bapkamingi bahagaze neza cyane. Urebye ibihangano ari kugenda asohora umunsi ku wundi ubutitsa, yaba indirimbo yitwa Zanzibar aheruka gukorana n'umuhanzi Harmonize ufite amamoko mu gihugu cya Tanzania, ufite izina rikomeye cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange, aka kanya uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bruce Melody hari hashize iminsi iyi ndirimbo yitwa Zanzibar igiye hanze. Ni indirimbo imaze kurebwa n'abasaga 655 ku rubuga rwa YouTube mu gihe kingana n'iminsi 3. Ni streaming nziza cyangwa se ni ikintu kigaragaza urwego umuziki w'u Rwanda umaze kugeraho, uko byari bigoye ko nibuze mu myaka 3 ishize byashobokaga ko umuhanzi ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda ashobora gushyira indirimbo hanze nibuze mu gihe cy'amasaha 10, indirimbo ikaba imaze kurebwa n'abagera ku 200,000. Iyi ndirimbo yitwa Zanzibar ya Bruce Melody yarabikoze. Ni indirimbo ya Bruce Melody ndetse na Harmonize, ikaba ari indirimbo iri kuri YouTube channel ya Harmonize ifite abasubscribers bagera kuri 3,000,000. Harmonize ni izina rikomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Bruce Melody tifuza gutanga gahenge habe n'iminota 5 yifuza guha buri muntu wese uri gukora umuziki. Iru navuga ko ari kubera nk'abandi bahanzi bakiri bato bari kuzamuka hano mu gihugu cy'u Rwanda urugero rwiza, aberekaho kugira ngo utere imbere mu muziki bisaba gukora cyane. Kuba Bruce Melody yabera abandi bahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda indorerwamo, ntabwo navuga ko cyaba ari ikimwaro, ahubwo ni ishema kuri abo bahanzi, kuko uyu ni umuhanzi ukomeye wagiye muri Konk Studio, nta wundi muhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda wakoze iyi record. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi 10 ba hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se n'umuhanzi wa 8 wa hano mu gihugu cy'u Rwanda wegukanye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar. Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda wizihije imyaka 10 amaze mu muziki, agategura igitaramo muri BK Arena ikuzura. Bruce Melody ni umuhanzi wavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza ku mugabane burayi kuri ibitaramo bigiye bitandukanye. Bruce Melody ni umuhanzi ufite collabo na Harmonize, Eddy Kenzo, Khaligraph Jones, Shiba Karungi. Kuri uyu munsi turagaruka ku ndirimbo Bruce Melody igiye kujya hanze ku isaha y'isa 7 harabura iminota igera kuri 15 gusa kugira ngo iyi ndirimbo igere hanze. Audio yayo yarasohotse, ni indirimbo yitwa Nguwenze. Ni indirimbo Bruce Melody yakoranye na Paraso, ikaba ari indirimbo yasohotse kuri album yitwa Love Man y'umuhanzi witwa Paraso ukomoka hano mu gihugu cya Uganda, ufite izina rikomeye cyane, nawe n'umwe mu bahanzi bafite ibikorwa biri ku rwego rwo hejuru. Paraso yakoranye indirimbo na Davido, umuhanzi muri Afurika uri ku rwego rwo gukora indirimbo na Davido. Iyo ukimwumva uhita wumva ko ari umuhanzi uri kuri calibre yo ku rwego rwo hejuru. Bruce Melody afitanye indirimbo yitwa Konjo na John Froga, ni number 1 muri South Sudan. Bruce Melody afite indirimbo iri gutrendinga, indirimbo iyoboye izindi mu gihugu cya Tanzania, ni indirimbo yitwa Zanzibar, indirimbo nziza cyane. Ku munsi w'ejo nibwo Inyarwanda yashyize hanze inkuru bavuga yuko umuziki w'u Rwanda uri gusubira inyuma ku rwego rwo hejuru, ariko ntabwo uri gusubira inyuma kuko hari abahanzi batari gukora. Ahubwo mu gihugu cy'u Rwanda dufite ikibazo cy'uko dufite abahanzi 2 bari gukora gusa, umwe muri abo bahanzi 2 ntabwo akora cyane, undi ni umukozi. Dufite Chris Easy, dufite na Bruce Melody. Chris Easy ni umuhanzi ukora indirimbo zigakundwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko si wa muhanzi uhozaho waguha indirimbo kuwa mbere ngo ayiguhe no kuwa gatandatu, ahubwo ni umuhanzi uri ku rwego rwo kuba yagohereza indirimbo ku munsi wo kuwa mbere akazongera kuyiguha hashize amezi 2. Dufite Bruce Melody uri gusohora indirimbo ubutitsa, akora collabo ziri international ziri ku rwego mpuzamahanga, ngaho yakoranye na Harmonize, ngaho yakoranye na Paraso. Dufite umuhanzi uri gukora, uri kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Ejo bundi yari ari mu gihugu cya Nigeria, twaramubonye akoranye na n'uwitwa Bayani. Bayani ni imwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane mu gihugu cya Nigeria bitewe n'indirimbo yitwa Tatata aheruka gushyira hanze. Bruce Melody twaramubonye akorana indirimbo n'uwitwa Spyro afite indirimbo yitwa Who's Your Guy. Ni indirimbo buri muntu wese
atakirengagiza imbaraga ifite ku mugabane wa Afurika ni indirimbo yakoranye na Tiwa Savage. Iyo ugiye kureba imbaraga zose Bruce Melody ari gushyira mu muziki, ukareba uburyo abandi bahantu bose bari hano mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda uburyo bamusapotinga, ubona ko ari ibintu biri ku rwego rwo hasi. Mu myaka yashize byarashobokaga ko Bruce Melody ashyira hanze indirimbo, iyo ndirimbo Juno Kizigenza akayipostinga, Ariel Weza akayipostinga, Chris Easy akayipostinga, Bruce Melody akifata akavideo ari kumwe na Juno Kizigenza bakabyina iyi ndirimbo. Nujya gusanga uzasanga wa muntu wese uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, niba igihugu cy'u Rwanda gituwe n'abantu bagera kuri miliyoni 12, nibuze iyo abahanzi ba hano mu gihugu cy'u Rwanda bose bahuriye ku kintu kimwe, nibuze miliyoni zigera kuri 4 zitunze smartphone hano mu gihugu cy'u Rwanda babasha kubona cya gikorwa. Iyo bibaye ngombwa ko umuhanzi ukurikiranwa n'abantu barenga miliyoni hano mu gihugu cy'u Rwanda, nibuze ku munsi abantu barenga 200,000 bashobora gukurikirana amakuru y'uwo muhanzi witwa Bruce Melody, ariko akaba nta yindi support yabona hano mu gihugu cy'u Rwanda y'abantu bari mu myidagaduro. Bivuze ngo niba akoranye na Harmonize, Bruce Melody arimenya ubwe ku giti cye, umuziki w'u Rwanda nta hantu waba uri kugana. The Ben yigeze gukora geste nziza mu mwaka wa 2022 ubwo Bruce Melody yashyiraga hanze indirimbo yitwa Izina, yifata akavideo agaragaza ko yayishimiye. Iyi ndirimbo navuga ko muri trend yagize cyangwa se mu buryo bwatumye indirimbo izamuka ikarebwa ku rwego ruri hejuru, byagizwemo uruhare n'ubundi n'aka kavideo The Ben yakoze. Ese niba The Ben yarakoranye indirimbo na Diamond Platnumz, indirimbo buri muntu wese uri hano mu gihugu cy'u Rwanda akayisapotinga, abahanzi bakayisapotinga, ba promoters ndetse n'abandi bagiye batandukanye, wibaza impamvu Bruce Melody ashobora gushyira hanze indirimbo nka Zanzibar? Ibintu Bruce Melody ari gukora ntago ari ibintu ari gukorera abahanzi ba hano mu gihugu, ntago ari ibintu ari kwikorera ubwe ku giti cye gusa, ni ibintu ari gukorera industry yose. Bruce Melody niba akoranye na Harmonize, ibitangazamakuru byara muri Tanzania biraza kugaruka ku muziki w'u Rwanda, bavuga bati nyamara mu gihugu cy'u Rwanda hari umuziki. Bruce Melody yagiye mu gihugu cya Nigeria, hari habaye igitaramo, ubundi bamuha umwanya, ariko bamuhamagara baravuze ngo ni umuhanzi waturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe buri muntu wese aba yiyumvishe ko mu gihugu cy'u Rwanda hari abahanzi, mu gihugu cy'u Rwanda burya naho hari umuziki kandi ukunzwe. Icyo gihe umuntu uri muri Nigeria ukurikiranye icyo gitaramo azahita searching izina Bruce Melody, asange n'umuhanzi uri ku rwego rwo hejuru, ufite collabo na ba Inosby, ufite indirimbo zagiye zirebwa n'abantu barenga miliyoni 13. Ni ikintu cyiza, ariko uzasanga hano mu gihugu cy'u Rwanda hari ikintu gikomeje kutuzenguruka cy'uko mbere y'uko dukunda ibintu byacu, mbere y'uko dushyigikira ibikorwa byacu, tubanza gushyigikira ibikorwa mpuzamahanga. Kenshi nukurikirana ibi bintu neza uzasanga itangazamakuru, promoters, ababloga ndetse n'abandi bagiye batandukanye babitura abahanzi bavuga ngo impamvu umuziki w'u Rwanda uri gusubira inyuma ku rwego ruri hejuru, calibre twari turiho mu mwaka wa 2022 atari urwego turiho mu mwaka wa 2023, babitura abahanzi ngo ikibazo kiri hagati ya Coach Gael ndetse na The Ben nicyo kiri gutuma umuziki w'u Rwanda udatera imbere. No jamais de tout travail. Ntago byazashoboka mu gihe muzafata ikibazo kiri hagati y'abantu babiri mukakitirira umuziki w'u Rwanda wose. Ese icyo gihe impara zaba ari iki? Juno Kizigenza yaba ari iki? Kenny Solo yaba ari iki? Bwiza yaba ari iki? Bushari yaba ari iki? Betray yaba ari iki? Tom Close yaba ari iki? Umuziki w'u Rwanda ntago uvuze Meddy, ntago uvuze The Ben, ntabwo Bruce Melody avuze umuziki w'u Rwanda, bakora umuziki ku giti cyabo. Bibaye ngombwa ko buri muhanzi wese ashyigikira mugenzi we hano mu gihugu cy'u Rwanda, umuziki w'u Rwanda watera imbere ku rwego ruri hejuru. Ku izina ry'Imana buri muntu wese ukurikirana Meddy na The Ben ababwire bisubireho, batangire bashyigikire bagenzi babo, kuko nujya kureba uzasanga mu gihugu cya Nigeria kugira umuziki wa Nigeria utera imbere, Ruga nasohora indirimbo Danny Jazz azayishyigikira, Davido yishyigikire, Wizkid ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Kugira ngo ibintu byacu bitere imbere bizasaba ko dushyigikirana. Bruce Melody hagiye kujya hanze indirimbo yitwa Nguwenze, ni indirimbo igiye hanze ku isaha y'isasa bazuzuye. Nguwenze Paraso featuring Bruce Melody, umwe muhanzi. Paraso n'umwe muhanzi bafite izina rikomeye mu gihugu cya Uganda, si ibintu byo kugarukaho cyane. Bruce Melody ni irindi zina, ni ikigaragaza ko indirimbo iri buze kuba zimwe muri trend
nziza hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi n'indirimbo nziza rwose mu by'ukuri. Les amis, ndi Olivier Fernandez, see you, we love you so much.